So reka noneho tuvuge kuri TMP, business iri gutanga amafaranga ameze neza ku bantu bashaka gukora. So reka dusobanure ku kigendanye na TMP. Ubundi TMP mu by'ukuri ni company yitumanaho, ni ikigo cy'itangazamakuru n'itumanaho, ariko akenshi kibanda ku kigendanye no kwamamaza hagati y'ibigo byo bitwita ngo business to business. Ni uvuga ngo umuntu arazana application runaka, yayizana akayibohereza bakayimwamamariza, hanyuma aba team afite TMP ifite yaba abantu uko tugiye tungana, uko umuntu agenda kandaho akora task bamuhaye, niko ya application igenda izamura ranking. Uko igenda izamura ranking niko ituma abantu bayigirira icyizere ku kigendanye no kuba bayigura kubera ukuntu imeze. Muzagenda mubibona uri gukoresha WhatsApp, warangiza ukajya kubona ukabona arakubwiye ngo maybe nk'iyo urangije guhamagara video call, voice call, ukabona avuze ati how you ranked about this application, cyangwa ni gute warakinze ino app yacu, ugashyiraho twa dostar ujye ukanda, warangiza ugavuga ati wenda ati iragenda neza, cyangwa ati muri sound muhindure cyangwa mu kiburo hindure. Biriya bintu tuba turi kugenda dukora turankinga, dutuma bigaragara yuko iyo application ikoreshwa, bityo abantu bakayigirira icyizere bakayigura. Rero iyi TMP nayo icyo kintu ikora ituma yanuze iba ranked ku kigero kiri hejuru, hanyuma abantu bakayikunda bakayigura, yaba icya kigo kikunguka, hanyuma na TMP ikunguka kubera yuko yamamaje yafashe yanuze ya website ya application ikayihiriza team yayo ifite nini, ikabasha gukanda kuri ya application, abantu bakabona yuko yaguzwe. Ni ads, ni uko amamaza. So iyi business rero iki kigo cyashinzwe muri 2000, gishingwa muri London, cyitwa The Marketing Practice UK Limited. Ni icyo gihe cyashinzwe, ni ikigo cyo mu Bwongereza ariko gikwirakwira ku isi yose, gikora akazi nk'aka ngaka turimo turakora. Mu Rwanda naho kirahafite ishami cyo cyatangiye umwaka ushize, ubwo cyatangiye gukora, gifite valid y'imyaka 5, nyuma birashobora ko bakongeza, ariko valid ihari ni imyaka 5. Nkuko twabivuze muri video watambutse mbere, business igitangira ni byiza gutangirana nayo. Byaba byiza nawe winjiye haracyabura, urumva turi mu mwaka wa 2 nawo ugeze hagati, byaba byiza winjiyemo ubungubu ukaza nawe ukakorana n'abandi bikagira. Ariko si itegeko, ni iriya tandukaniro riri hagati ya TMP n'andi ma online business abantu bamwe bashobora kuba baraciyemo asaba gushora no kuba bakunguka. Aho bitandukaniye, buri business akeshi ya online barakubwira gati la playing ibingibi, ariko mu kujya guhemba byose wamaze kubikora kugira ngo wanze guhembwa, birasaba ko banza gukora ibingibi bikarangira, hanyuma ukabikora, wazagira kuri cyagiye cyo kugira ngo uhembwe wajya kubikuza bikanga. Iyi ngiyi rero yo inatanga test yo kuba waza ugakora izo task uba ugomba gukora, hanyuma ukabanza ukanabikuza amafaranga nta n'igiciro cy'icumi uratanga, amafaranga akabanza akakugeraho, ukabanza ukabona yuko ari ibyanyabyo. Ikindi, izindi business kugira ngo ubashe kuba wagira ikintu ubona, bisaba ko ufite abantu bagukurikira. Ariko muri TMP ni byiza kuzana umuntu ugukurikira, ariko utanamubonye ntibikubuza guhembwa, ntibikubuza kubona amafaranga yawe. Umuzanye hari n'uzara agashimwe ubona nk'umuntu wazanye umuntu, ariko utanamuzanye ntabwo ubura kubona amafaranga yawe. Hari ikindi, muri TMP ntabwo gukora izo task uhabwa ku munsi ari byo byonyine bikwinjiriza. Hari ubundi buryo, hari andi mahirwe ushobora kubona mu gihe amaze kugera muri TMP y'uburyo wakora amafaranga menshi ndetse anaruta yayandi winjiza yo kuba ukora task ku munsi. Bagira ibyo bita ibigega runaka bigiye bitandukanye, ushyira amafaranga ukarindira akazunguka mu gihe runaka ukabikuza, yayandi watanze barayagusubiza, hanyuma ukarenzaho n'inyungu zabo.
irindi tandukaniro rya TMP nuko mu kugira ngo ubikuze ntago bisaba yuko uba ufite ngo PayPal, ntago bisaba ko uba ufite ibindi bintu bigiye bitandukanye. Mobile money yawe irahagije, yo kuba wabikuza amafaranga akakugeraho. Urakora warangiza buri muntu buri level wagiyemo ibifite umunsi wo kubikuza, uragenda kuri uwo munsi ukabikuza amafaranga akakugeraho kuri telefone ya mobile money yawe, amafaranga akaza akakugeraho. Bigiye bitandukanye rero. Ikindi kibazo ni ukuvuga ngo gutangira bisaba iki, gutangira muri TMP bisaba iki. Nagiye ngerageza kureba ko nahuza ibibazo bigiye bitandukanye, ariko hari ikibazo ntasubije wakimbaza muri comment cyangwa ukanyandikira ukakimbaza, nacyo ndagusubiza. Gutangira rero bisaba bigiye biri mu marevo agiye atandukanye, mu byiciro bigiye bitandukanye. Icyiciro cya mbere ni icyo umutrain cyangwa ni icyo umuntu ugiye kwimenyereza gukoresha TMP. Icyo cyiciro ni ubuntu, uraza ukiyandikisha, winjira kuri link runaka y'umuntu wakwinjije, hanyuma ugakora, ukabanza ukanabikuza amafaranga ukayaryaho wamara kuyaryaho then wabona uryohewe wakomeza ukabona gutangira noneho ko kwishyura. Icyiciro cya mbere n'ubuntu. Icyiciro cya kabiri ariko aricyo twitwa job 1 ni G1 ushyira mu 22 ibyo 22 ubasha gukorera amafaranga 325 ku munsi, mu gihe nta kindi kintu wakoze, ari ugukora task gusa wahawe. Ariko mu gihe ushaka no gukora n'ibindi, haba harimo opportunity nyinshi zo kuba wabona amafaranga arenze nayo ngayo ku kigero kikubye inshuro nyinshi cyane. Hanyuma ikindi cyiciro cya kabiri nicyo bita G2. Icyo cyiciro cya kabiri ni amafaranga 90,000 ushyiramo. Icyiciro cya gatatu ni 250,000. Ayo niyo mafaranga ubasha gushyira muri TMP. Nkuko nari mbibabwiye, ndimukwiye ndasubiza ibibazo bigiye bitandukanye abantu bashobora kuba bakwibaza byihuse bagitangira kuba bamenya, bagira amatsiko kumenya ngo bikora bite. Ikindi kibazo, uburyo bwo kwinjiza numva nababwiye, uburyo umuntu abona amafaranga buturuka ku mafaranga y'abafatanyabikorwa nyine akomoka ku bakozi barangije imirimo yabo, yaba iyo ngiyo nyine yo gukuramo porogaramu. Uburyo ntago butunga sosiyete gusa, ahubwo na wa mukiriya abasha kubona amafaranga. Ndaza kubereka ukuntu anoze amafaranga buri application runaka zigenda ziba zifite amafaranga. Uko ugenda ukanda rero ugira n'izo application zikaba zigenda zinjiza, sosiyete ikinjiza nawe kwinjiza. Ntabwo ari ubuntu, ntabwo ari business y'ubuntu. Nkuko nabibabwiye, nta kintu cy'ubuntu kibaho. Ntabwo ari ubuntu, bisaba gukora. Uko ukora niko winjiza. Business yose bazaza bakakubwira ngo ni ubuntu, nushaka uzahita wirukanga uve mu nzira, kubera yuko nta kintu cy'ubuntu kibaho. Haba hari uburyo bumwe ari buze kungukamo nyiri gutegura uwo mushinga, kuko nta kuntu umuntu yakwicara ngo amare ibyumweru 2 cyangwa amare ukwezi ariko kubaka application cyangwa ari kubaka website, narangiza ngayishyire hanze ngo abantu barya ibintu by'ubuntu. Ntabwo byo bishoboka. Hari uburyo bumwe runaka abagomba kungukamo. Nanga ari muri TMP uburyo bungukamo, yaba umuntu ku muntu ugize yabi sa application bafashe, iyo company yatanze iyo application kugira ngo yamamarizwe, irishyura. Even nawe mu gukora kwawe iyo bagiye kugira hari amafaranga bagukuraho, ayo ngayo nayo aya system cyangwa aya nyiri gukora iyo TMP. Nta kintu cy'ubuntu kibaho, niko kuri nababwira. Hanyuma ikindi nababwira ni kukigenanye n'uburyo amafaranga ushobora kuyabona mu bundi buryo. Wakora kuri bya bindi bigendanye n'ikigega nkuko nabikubwiye, ushyira amafaranga akagenguka ku munsi, hanyuma amafaranga yungutse ku munsi ukazayafata igihe runaka mwumvikanye kigeze. Tuvuge nk'urugero, hari abantu bajya bagira ibyo bita amakonti bloke muri banki. Exactly nuko nkuko bijya kumera kabisa. Numva rero sinzi nimba ntanze ubusobanuro buhagije ku kigendanye n'ibyo
abantu bari bakeneye kumenya, ariko icyo udasobanukiwe ushobora kumbaza nkagusubiza nta kibazo. Sawa, mugira umunsi mwiza.